arangije atera intambwe rwose hagati y'ukuguru n'ukundi harimo metero. Uri kubibona? Uyu mwana w'umukobwa uko byamera kose ashaka kuba ari gushaka amafaranga nibyo, ariko imbere y'abari abasore bombi ari abasore n'umukobwa bose n'abapfu. Nyiringanzo, yego, imyambarire y'umukobwa ishobora kumubuza rwose kugera umugero? Birashoboka cyane rwose, imyambarire y'umukobwa yamubuza amahaho. Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo, ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco, wabeshywe na benshi. Ngwino mugirane amasezerano akuvure, uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka. Tubahe ikaze abadukunda n'abadukurikira mwese, tubahe ikaze, tubifurize amagara mazima, ibyo mukora byose Imana ibihe umugisha utagabanyije. Tubifurize umugisha mu mujyi no mu cyaro mwese, twifurize umugisha abagabo, twifurize umugisha abagore, mujye mubona ibyo muhaha muhe abana kandi munizigamire ibintu byose bigende neza cyane. Tubahe ikaze mwese abadukunda n'abadukurikira, twongere duhe ikaze abasore ndetse n'inkumi, tubahe ikaze cyane. Ndi kumwe n'umusore witwa Nyiringanzo, akaba ari umusore mumaze gukunda cyane, ni umusizi ariko utari umuswa. Nyiringanzo, tuguhe ikaze hano ku rubuga rwacu. Umeze neza? Meze neza, ndagumye kandi ndikwije. Uragumye kandi urikwije? Yego. Uvuze ikirundi uvuga n'ikinyarwanda, bisobanure byombi. Byombi rero, buriya abarundi n'abanyarwanda basangiye isano, kandi burya ngo iyo umuntu muhuje isano n'imvugo muwamuzihuje. Kuba rero mpari kuvuga ngo ndagumye, ndahari kandi ndanikwije, kwikwiza ikinyarwanda byumvikana. Ntabwo mba ndi jyenyine aho ndi, kuko ntabwo ndigishama cyangwa igitsimba. Yego. Hari inkuru iri kugenda ivugwa cyangwa se hari ibivugwa hirya no hino mu isi ko igihe tugezemo gikomeye cyane, gikomereye abagore n'abakobwa. Abagore n'abakobwa, ariko cyane cyane uyu munsi twibande ku mukobwa. Imana igira ikire mu mugabo nk'uko Bibiliya bivuga, cyangwa se n'ibindi bitabo bivuga. Imana ivuga ukuntu yaremye umugabo, none iza kuwureba ibona ntagomba kubaho wenyine, biramusinziriza ubuticu, ikuramo umugore. Umugore imuzanira umugabo, kuva icyo gihe ababwira ngo nibororoke buzure isi. Byabaye automatique ko umwana w'umukobwa igihe cyose akuze, ageze ku gihe cyo kumva yaba umugore, iyo igihe kimugereyeho hagira ipfunwe. Bikavuga ko rero rimwe na rimwe ngo bagira uruhare mu kudashakwa, ndetse bikanavugwa ko abasore nabo bagakwiye kubashyira mu ngo, nabo bakomeje kuba inyanda n'ibigwari. Turagira ngo noneho udusobanurire, usasanure, udasobanya n'iki kibitera mu by'ukuri hagati y'izo mpande zombi. Murakoze. Ubundi ubivuze by'ukuri koko, umugore yavuye mu rubavu rw'umugabo. Nk'abasizi iyo tubisesenguye, iyo Imana yamaze kurema umugabo, iravuga ati kuva mu ijuru mfite abamarayika, reka n'uyu mugabo muhe umumarayika. Uyu mumarayika agomba kurinda uyu mugabo, bakabana ibihe byose, akamubera umufasha. Niyo mpamvu umukobwa agira gutya n'umusore, ukajya igihe bagahura bagashinga urugo, bakabana bagafashanya. Ubwo rero nubwo ikibazo gikomeje kuvuka cy'abakobwa nyine batari gushinga ingo, ubwo ni n'abasore biri kumwe. Ku ruhande rw'abakobwa rero, impamvu bataba bari gushinga ingo, usanga batetwa n'abasore benshi cyangwa se babarambagiza. Muri kwa kubarambagiza rero, ejo haje runaka, ejo haje undi. Igihe kikazagera rero, wa mukobwa undi akamubwira ati njye ndagukunda, ndashaka ko tubana, tugashinga umugero. Umukobwa akareba undi gutyo gutyo, akabona, akagereranya, bakamucanga muri macyo. Noneho igihe cyaza kugera rero, wa wundi yamubajije akabona ntamusubiza igisubizo yamubajije ku kibazo cye, agahita yishakira undi. Noneho wa wundi gutyo, igihe kikazagera noneho wa mukobwa nawe akabona ko akunzwe cyane, bigatuma ashaka kurya hiti
ese navuga ubwamamare abona afite bitewe n'abasore bamukurikira bamutereta. Birashatse kuvuga ko umukobwa hari ubwo ashobora kubona ari guteretwa n'abasore benshi akihagararaho bikazamuviramo kugumirwa cyane rwose. Ibyo bikunda kuba kandi n'amaso araguha, ugasanga umukobwa afite abasore nka 5 bamuramagiza, muri abo 5 gukuramo umwe bikamunanira, ahubwo akumva ko ari umuntu ukomeye kuba aba bantu 5 bose ariwe bateze amaso. Ibyo bikazatuma agumirwa. Ntabwo nakirengagiza yuko hari n'ushobora kugumirwa bitewe n'imyitwarire n'imyifatire agira. Ugasanga mu mvugo zino minsi baravuga ngo hari uwo gukorana, ngo hari n'uwo kuzindukana. Ugasanga wa mukobwa imyitwarire afite ntabwo ari imyitwarire y'umuntu rwose washyira mu rugo nk'umuntu ushaka gushinga umugero ukagira aho uvana n'aho ugeza. Ugasanga ntabwo akwiye kuba wamugira umugore rwose, ugasanga nta gahunda yo kubaka afite. ni ukuvuga ngo abantu benshi muri kubyumva cyangwa se mu kiganiro turi kugirana na Nyiringanzo, akaba ari umusizi w'umuhanga mu bijyanye n'umuco w'abanyarwanda byinshi cyane, ari insigamigani byose arabyumva, ari ibisakuzo, ari gitaramo, ari imvugo zuje umuco, byose arabyumva. Turaganira ku ngingo yacu ivuga iti niki gituma abakobwa uyu munsi batariho bashinga ingo. Ukabona umukobwa rwose aragiye akabakabya imyaka 30 ndetse gukomeza, ariko mu by'ukuri bano basore bano bakobwa ntago bitereta. Ngende kubona ko ikibazo cyaba gifite abasore kurusha uko cyagira abakobwa. Urakoze. Mu by'ukuri mu Rwanda rwacu tugira umugani uvuga ngo utagira umuranga yaheze mwa nyina. Kandi koko mbere habagaho n'abanyirasenge b'abakobwa bakabahana bakanabahanura, bakababwira uko bakwiye kwitwara. Muri kwa kubabwira uko bagomba kwitwara rero niho bigiraga inyigisho bazifashisha mu ngo zabo, uburyo bazabana n'abagabo babo. None abantu bari kwihugiraho, byongeye noneho n'abashinze ingo ntabwo zikomeye, ni hasi hejuru, bityo n'abasore babireba bagatinya gushaka. Hari imvugo basigaye bakoresha ngo umukobwa utazatanga avance ntabwo azapfa yambitswe alliance. Kandi si ukuri, ntabwo ari ukuri, kuko burya agapfundikiye ngo gatera amatsiko. None baragapfunduye, kandi iyo upfunduye igiseke ukamenya ikirimo ugira amatsiko yo gupfundura ikindi. n'amatsiko banashize. Amatsiko bashize wowe ukagira amatsiko yo gupfundura ikindi. Niyo mpamvu rero none uyu munsi umwana w'umukobwa ugeze igihe cyo gushinga urugo ku myaka igenwa n'amategeko, ubundi akwiye gukora iki? Akwiye kwitwara gute? Ni iyihe ngendo, ni iyihe ndoro, ni iyihe nyambaro, ni iyihe mirire? Tuhe adetaye z'ibintu akwiye kwitondera kugira ngo koko umuntu amutinyuke by'ukuri amushyire mu rugo. Murakoze. Ubundi buriya ngo agahugu umuco akandi wako. Hari inzaduka z'imico zirimo ziza z'imico zagera mu rubyiruko, ugasanga afashe umuco w'ikantarange ahuje n'uw'ikanaka ahuje n'ibyinaha, bikabyara ikindi kintu. Noneho kandi umuntu umubona bitewe n'umuco we, kuko baba bagomba kwitwararika. Ariko n'abasore cyane cyane abasore, kuko nawe utera intambwe ya mbere akajya kubwira umukobwa. Mbese umuntu w'umusore weza ubwanwa, umuntu w'umukobwa mwari rwose ubona ko ageze igihe cyo gushinga urugo, ndetse n'umusore hari uduco batakagombye guhindiramo. Agacu, kuko buriya baravuga ngo ukize ubusore arabubagira.
hari n'umukobwa ushobora kureba abasore uburyo bameze, babaye ingurutsi, akabona abuze aho ashinga imizi, akavuga ati Imana yampanze izanyimenyere ndabiteze. kubera abonye ko abo basore badafatitse, bari guhemuka, ari abakobwa barahemuka, abasore barahemuka. Rero umwari rwose ubona ko hageze igihe cyo gushinga urugo, ikintu cyo guhemuka yagishyira ku ruhande. kandi guhemuka harimo kubeshya abasore, Guhemuka harimo kubeshya abasore, kubagarira yose ntuzizere. Ugasanga abeshya umusore twamukunda, akagera n'igihe cyo kumwerekana mu muryango. Ibyo bikora abahungu, N'abakobwa bashobora kubikora. bashobora ariko ntabwo ari uko. Oya, ku ruhande rumwe abasore nibo babikora cyane, akabona kwerekana rwose umuryango ukagushima, yagera hirya nta kuri guhari, ugasanga ni ukwikiza umuryango, kuko wenda bamubwira ati ugeze igihe cyo gushinga urugo, akakujyana ashaka kubikiza. naho akavuga ati ngewe reka nikize famiye batambona nkaho ntasobanutse. yego, yamara kukugeza mu muryango, nawe icyizere kikaba cyose kanakwangiza. Okay, twariho tuvuga byinshi, ariko cyane cyane tuvuga tuti ese mu by'ukuri umukobwa akwiye kwambara gute, akwiye kwitwara gute, kugira ngo koko umusore abone aho ahera avuga ati ndumva noneho uriya mukobwa namugiraho ijambo. Abakobwa benshi bimaze kuvugwa ko ku bijyanye n'imyambaro biragorana, kandi umukobwa iyo yambaye neza agaragara neza. Abantu benshi bavuga ko umwana w'umukobwa iyo yambaye nabi mu by'ukuri bimutakariza icyizere, bikamutakariza n'igikundiro. Umuntu wese niyo abona afite ubwo bwiza yanambaye neza, baravuga bati ibyo ari byo byose harimo itandukaniro, kuko ngo uwambaye neza agaragara neza. Ugasanga umwana w'umukobwa ahagaze imbere y'abasore bamwambitse ubusa kandi akabyemera. Aho turi kurikodingira, mwihangane, hari abana kandi mu burenganzira bwabo. Iyi ni show, burya show ntago wikompurika ngo ese ngo iki ngiki. Nyiringanzo, imyambarire y'umukobwa ishobora kumubuza rwose kugera umugero, birashoboka cyane rwose. Imyambarire y'umukobwa yamubuza amahaho, amaronko rwose akayabura bitewe n'imyambarire ye, amaronko rwose akayabura bitewe n'imyambarire ye, kuko umukobwa aba agomba kwambara akikwiza. Kuko iyo umukobwa ari mwiza akambara akikwiza, koko binarushaho kuba byiza, ukavuga ati uyu mukobwa koko afite umuco n'indero. Yego, kandi burya ngo nabivuze, uwabuze umuranga yaheze mwanya. Ntabwo umuntu azajya kukuranga kandi abizi neza ko kandi umuranga aba ari inshuti. Ntabwo yaguha umukobwa abona ko ari icyuma. Yego, abakobwa bafite uruhare runini gutuma abasore babakundamo. Yego, ubundi umukobwa umukunda bitewe n'uburyo ubona imyitwarire ye n'imyifatire. Ni bimwe navuze ati hari imvugo zisigaye zikoreshwa, hari abo gukorana, hari n'abo kuzindukana, kandi wenda tujye tubisesenguye, usanga ari ukuvuga ko hari umukobwa wo gushyira mu rugo koko, ugasanga hari n'uwo mbese bya nyirarubeshwa. Usanga n'umwe ucaha agacaha. Ubwo hari umukobwa ureba
ukavuga uti rwose kumusambanya akagenda nanjye nkagenda nibyo byiza, byiza, ariko kumushyira mu rugo byo rwose kwaba ari ukurutwika wirebera. Hano dufite amafoto y'abagore n'abakobwa bambaye neza kandi ubona batuje. N'ifoto imwe igaragaza ko bashobora kuba bakora mu ishami ry'ubuganga, ariko turi kubona n'andi mafoto ku rundi ruhande y'umukobwa wambaye mu buryo rwose mu by'ukuri buteye ubwoba, maze n'uburyo yahagazemo bombi burasa naho n'ubundi bubabaje, burasa naho umuntu ashobora kuvuga ngo ese kweri uyu muntu ari normale. Imbere y'aba bakobwa babiri hahagaze abasore bane, bose bari kureba uko bambaye. Ku ruhande rumwe iyi foto tujye tunibutsa abantu bafata amafoto bagamije wenda kuyagaragaza kuri social media, ujye ubanza utekereze ngo iyi foto ifitiye uruhe ruhare sosiyete. Nimba ushobora kwambara gutya nk'umukobwa, duhere kuri uyu wambaye kano kantu gatukura, akambara akantu ubona ko rwose ko kapfutse ikibuno gusa, kagapfuka n'imbere hariya ku myanya ye y'ibanga kandi imyanya y'icyubahiro Imana yamuhaye kugira ngo azayikoreshe neza, ayibyaze umusaruro mwiza w'umuryango, ariko agashyiraho akantu gato kameze nk'agahariri k'imbere k'umwenda w'imbere, arangiza agire gute? Abantu dukurikiye mwihangana, ahantu turi hari abana murabizi bagira batya, akakanyuzamo nyine akarira, ariko ntago twebwe twahagarika ibyo turi kubabwira kuko namwe mufite abana mu rugo, ibyo ntabirenze. Noneho arangije rwose ako kantu arakazamura imbere, muri kubibona, arangije atera intambwe rwose hagati y'ukuguru n'ukundi harimo metero, muri kubibona. Uyu mwana w'umukobwa uko byamera kose ashaka kuba ari gushaka amafaranga n'ibyo, ariko imbere y'abariya basore bombi ari abasore n'umukobwa bose ni abapfu. Mu by'ukuri nibyo rwose, abapfu rya jambo bakoresha ngo gupfa umuntu ahagaze, ukaba uhumeka ukaba umeze gute ariko warapfuye uhagaze. Mu by'ukuri mpamya ko n'abari abasore babari imbere nabo ni kimwe, kuko ibi rwose ni ibintu umuntu ashobora kubona, kuko burya ngo umukobwa bumwe agatukisha bose, agahita atakariza icyizere n'undi yari afite, akavuga ati buriya nawe simbizi. Ndiho ndumva ko uriho uvuga ko hari abakobwa barengana, rimwe na rimwe umusore yaba agiye gutereta akavuga ati buriya wasanga abakobwa bose ni bamwe, wasanga ari nka babandi, kandi wenda atari ko ameze, ahubwo bigatuma abangaba batuma abandi bakobwa batakarizwa icyizere muri bagenzi babo b'abasore cyane rwose. Hari abakobwa bagifite umuco, bakomeye ku muco, abo ngabo bari hake, ariko barahari. Ariko noneho abenshi bamaze n'abasazi, sinzi ikibazo bafite. Hari abakobwa benshi biyemerera ko ibintu by'umuco ari ibintu by'ubugoryi bidafite umumaro, nta kintu bimaze. Hari abakobwa benshi bivugira ko ibintu by'umuco ari iby'ibisaza n'ibikecuru, abantu babuze ibitekerezo, bavuga ko rwose ibintu bababwira bijyanye n'umuco ntacyo bimaze. Hari abakobwa benshi bavuga ko ibigezweho bigomba guhabwa intebe nta kugosora, kubera ko byaba byiza byaba bibi byose bizagirira umuntu umumaro. Hari abakobwa benshi bavuga ko nubwo batarongorwa ariko bakabasha gushimisha imibiri yabo cyangwa ibyiyumviro byabo, biba bihagije kurenza uko wamuzana ahandi magambo ngo ibi n'ibi. Hari abakobwa benshi bamaze gukomba iryo bara. Yego barahari, ariko icyo nakubwira cyo nanabwira abakobwa, umukobwa wihakana akavuga ko umuco ari uw'abasaza, mu by'ukuri ishami ryihakanyeho ryashibutse araricana. Ubwo bishatse kuvuga ko bashobora kuba ari izo ngorane z'imiruho bagira, izo ngorane kuba ishami rishibutse ryihakanyeho ryashibutse bararicana. Bivuze ngo ingorane bagira cyangwa se iyo miruho nuko bihakana umuco, bihakana abo bari bo, kandi wihakanye uwo uriwe nawe uriyoberwa.
n'igihugu kitagira umuco cyangwa agahugu katagira umuco nako karacika ntikamenyekane. kamenyekana utese bakamenyera kuki? Niba ntacyo ufite bakumenyeraho, nta muco wawe w'umwihariko ufite unakomeyeho, ni bya bindi ngo wabuze umuranga. Yaheze mwanya. Yego. Nyiringa ndagira ngo utwemerere ducutse kino kiganiro, ariko twongera kugushimira cyane ku mwanya wawe uduhaye. Ntekereza ko ari ikiganiro kije gikenewe. Mu ijambo rimwe, umuhungu yitware gute kugira ngo abone umugore yumva yifuza? Umukobwa nawe yitware gute kugira ngo abone umusore yumva yifuza? Ku ruhande rumwe ndabanza mpere ku basore. Umusore wumva ushaka kugira aho agera agashinga urugo kandi rugakomera, nareke kurangara kandi ntarangazwe n'ibyo abona, kuko ibyera byose ntabwo ari zahabu. Noneho ku bakobwa babanze bamenye icyo bita kwihesha agaciro, bisobanukirwe, bamenye ko hari nk'ibyapa umuntu wese asoma bikayobora umuntu. Yego, hato kuko birababaza iyo umukobwa urungano rwe ari we utanga ibiryo buri gihe. Bakomere ku muco wabo. Tugushimire. Murakoze. Namwe mugubwe neza nshuti zacu zakadasohoka, mugubwe neza cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka, bifurije amahoro y'Imana. Nitwa Emmanuel Kanani. Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo, ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco, wabeshywe na benshi. Ngwino mugirane amasezerano akuvure, uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka.